utumisize nguruka urukundo utumisize nguruka. Kandi igitangaje bataririmba ni abasore bari inyuma baba bari kureba gusa batwimye amashyi n'amajwi yanyu. Arabaza n'abayewe, arabaza n'abayewe, uwo musaza aramukorera. Arabaza n'abayewe, abamurekera abagomba by'abagomye. Twatanze muri Zaburi, tujyana muri Bibiliya, Zaburi igice 132, tukijana 132, tutora ku murongo wa mbere, ariko dukora umurongo wa mbere aho twabahaye ntaho hari. Ndasaba amahirwe kugira n'imbere, amahirwe nafatire neza n'imbere, noneho umurongo w'ibyure uwusoma cyangwa se twabahaye ndahari ariho dusomera kugira ngo tujyane muri gahunda. Zaburi igice cy'132 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo dore erega ni byiza n'ibyikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Soma wa kabiri baratwahaye bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutse ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni. Amen. Amen. Agatembera ku misozi y'imyenda ye. Amen. Mwemunetse mbanze bazi ikibazo. Zaburi igice cy'132. Abari basomye niberekera udatanze amerase. Nabagoye. Umurongo wa mbere Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ibukira Dawudi imibabaro ye yose, yuko yarahiye Uwiteka indahiro, yahize intwari ya Yakobo umuhigo ati oya naho ngaho umurongo wa kabiri. Amen. Akubye nanga namutanga amen, sibyo? Umurongo wa kabiri n'ubundi wawusomye. Umurongo wa gatatu none wa gatatu ati ni ukuri sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye, sinzurira urutara rwanjye. Amen. Abantu bavuga ngo amen. Urumva bimukunde gutanga amen itange, utayitanga itangire umutima. Umurongo wa kabiri subiramo ntabwo bari kumva neza. Amen. Umurongo wa gatandatu amen. Umurongo wa karindwi twinjire mu buturo bwayo, dusengere imbere y'intebe y'ibirenge byayo. Amen. Umurongo wa munani winjire mu buruhukiro bwawe wowe ubwawe isanduku y'imbaraga zawe. Amen. Abafite amasomo yo kwicarira, noneho dusigaye n'ugiye guhimbaza. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 17 biravuga ngo kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, dushima Imana Data wa twese kubwo. Amen. Dushima Imana Data kubwa Data wa twese kubwo. Abantu basigaye rero bafite ibintu byo gukorera. Uwa mbere
yose iherereye mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo ku butaka, ntukabikorere mu butaka, niba gukora abantu bakurikira bakabasi kugeza ku ruti kuruta n'ubwenge bw'abantu. Ababarira abankunda bakitabira amategeko yanjye bageza ku rukundo rwabo kwirinda. Uwiteka atazamubara wacumuye umugiye gusangira. Yuko koza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora abe ari ukoraho imirimo yawe yose, ariko kuwa karindwi w'isabato y'Uwiteka yawe ntukagire umurimo wose ukora ubwawe wowe ubwawe cyangwa umugabo cyangwa umugabo wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umugabo cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe n'ibindi. Kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yageneye ijuru n'isi n'ibyo n'ibintu byose akabivugira ku bamarira. Nicyo cyatumye Uwiteka avugisha umunsi w'isabato ahabona. Yohana cyangwa no kuragura n'ibintu Uwiteka Imana yavuga ntukice ntugasome ntukibe ntugasuzugure mugenzi wawe ntukifuze mugenzi wawe ntukifuze umugore mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa ihene ye cyangwa ikintu cyose cya mugenzi wawe. Amen. Amen. Avuze iki se? Abantu rero iyo bavuze amategeko bitewe n'uko twe benshi atugomba usanga na amen bivuze. Amen. Abo mwumvishe? Abumva bumvishe bateze amatwi nubwo asomye, ariko ndakeka yavuze kandi amategeko 10 twese tugomba kuyumva ndetse no kubahiriza. Najye kwicara ukurikiyeho n'igasaro nawe mutega amatwi ujye kudukorera. Aba bana nongere mbabwire ko ubwabyo no kuvuga mu Cyongereza mu Kinyarwanda plutôt birabagora. Ubwo rero ni ukujya mwihangana tukabatoza ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo bamenyere. Umunezero yewe usobanura amabara tugiye gukoresha muri ji. Ubururu ni abaragwa b'ijuru, umuhondo bisobanuye ko turi ab'igiciro cyinshi, umutuku bisobanuye igitambo cya Kristo, icyatsi bisobanuye ibyaremwe, umukara bisobanura umwijima w'isi, n'umweru bisobanura kwera kwa Kristo. Amen. Ayo ni amabara dukoresha mu rugaga rwacu rwa jiya. Ubwo muri tekiniki ya jiya nimo tubyigira ibyo ngibyo yavuze. Umunezero yakwagiye inzozi yo Nebukadinezari yarose icyo gishushanyo n'ubusobanuro bwayo. Yarose igishushanyo gifite umutwe w'izahabu, gifite igituza n'amaboko y'ifeza, inda n'imibero y'imiringa, amaguru y'ibyuma n'ibirenge by'ibyuma bimaze n'ubutaka n'ibyondo. Ubusobanuro bwayo ni uwo mutwe w'izahabu ugaragaza ubwami bwa Nebukadinezari Babuloni. Iryo feza bigaragaza Abamedi n'Abaperezi. Imiringa ikagaragaza Abagiriki. Amaguru y'ibyuma akagaragaza Abaroma. N'ibirenge bivanze byo bigaragaza ibihugu byo mu Burayi bicitswe hamwe. Hanyuma hazi ibuye, iryo buye riturutse ku musozi, iryo buye icyo gishushanyo kiragwa kiguye, iryo buye rihinduka umusozi urenga isi yose. Iryo buye ni ubwami bw'Imana buzahoraho iteka ryose muri Yesu. Amen. Amashyi menshi nyabona abivuze mu rugo yabyize, ariko bitewe n'uko rw'ubi
abivuze mu ncamake, abivuze neza kandi Imana imwumvishijwe. Reka ntabwo Jia ari akarasisi gusa, Jia turiga kandi turamenya. Ababizi neza ni abajya baza ku cyumweru cyangwa se kwa mbere w'isabato, abatabizi nabo babaza nyine kugira ngo usobanukirwe, uzaze nawe umenye ibyo twigiramo kandi bizagufasha mu izina rya Yesu. Hano hari umujyi ushaka kudusoreza n'isomo rero. Imana ni iki? Imana ni urukundo. Reka abateze amatwi n'abavuze n'abagize icyo batubwira bose, twese Imana iduhane umugisha mu munsi w'isabato mu izina rya Yesu. Amazina bakaratashe umuziki urangiranye na gahunda yabo, amashyi menshi. Aya mashyi ntabwo mayazi. Mwese mumaze kubetera. None ngo twakire abayobozi bakuru bihute cyane iminota ibiri. Abayobozi bakuru bageze gukora akazi